hari ikintu watekereje, niba hari ikintu wowe wumva kutekereza ushobora gukora kikaguha amafaranga, niba utekereza yuko ushobora kuzaba umubillionaire ufite amafaranga menshi cyane, igihe cyiza cyo kubiharanira, igihe cyiza cyo kubikorera nako kanya ugibitekereza nibwo ugomba kubitangira. Riderman we mu ndirimbo ya yindi ndi gukunda cyane muri iyi minsi aho ngaho kabisa. Bikorwa bikore none witegereza, kubaho ni rimwe nkuko bivugwa, ibyo ukora bigutera imvune gusa ntibikagutera ipfunwe, igaragaze iyamamaze kora mpaka ibikorwa ati bikore none witegereza, kubaho ni rimwe nkuko bivugwa, igaragaze iyamamaze kora mpaka ibikorwa bivuge. Yoro tuba twibyinira yoro muri groupe twibwe buri munsi noneho nimugoroba byari bicika cyane. Nawe se urumva aho kuva tuvuze ngo season iratangiye, mu byukuri guhera ku munsi wo kwa kane byari ibirori, ku wa gatanu birazamuka ari ibirori, ku munsi w'ejo rero byari ibirori noneho byakadasohoka cyane kabisa. Urabona ko ibintu byari bimeze neza cyane. Narababwiye ariko namwe abantu ba YouTube, ba hano kuri YouTube, ipari tuguha wizikorera rimwe, s'il vous plaît, wizikorera rimwe, utoranyamo ama equipe yawe 3-2 ukora ka odikeza, ukora ka odikeza bwana, maze ubundi yo kutirira amafaranga niryo banga. Ntabwo wafata ikipe zose 10 ngo uzikombine ngo wumve ko nyine ibyabaye nko kuri Newcastle nyine na hakabura igitego, byabaye nko ku yindi match yatwiciye ni era ejo kuri YouTube, numva zari match ebyira ahari. So nawe rero usabwa kujya witoranyirizamo equipe zawe 2 cyangwa se 3, cyangwa se wakumva utabishoboye ukeneye ubundi bufasha, ukeneye ko tuzajya tugufasha gutoranya, ukeneye ko tuzajya tugutegura twebwe ipari tukaguhereza icyo bita booking code, tukakubwira ati weshyira amafaranga yawe kuri izi ngizi ni kufa kupona nugupfa no gukira. Erega nta nubwo ibyo mbabwira ari ibitangaza. Reba nk'ejo iyi Manchester City gutsinda Wolverhampton Wanderers hano kuri YouTube mwari muyifite nayo babwiye, iyi Bayern Munich ni gutsinda habaye over ya kimwe n'igice nayo babwiye, itsinda Stuttgart, iyi Barcelona kubona ibitego 2 nayo babwiye, gutsinda nayo babwiye rwose. Ubwo rero ni aba VIP bari bafite ya mbere odi ya 322 bwana. Wewe aba VIP mumanike imikono bwana, mumanike imikono, ndabona mumeze neza cyane. Noneho bamwe muri bo byagiye bibarenga rwose, bakaza bakareactinga bakambwira bati bitewe nuko nyine babona ko sezo nyine tuyirimo neza. Hano mba nahishe umwirondoro w'umu customer wanjye, ntago ari byiza kugaragaza, ubwo nari maze kubareactinga muri groupe mbabwira ni hano nanone umuzungu turamunyari cyaze narasaze pe. N'umuzungu turamunyariye, congratulations, ngomba kubahereza congratulations buri mugoroba. Maze ubundi umutipa ahita arambwira ati wana champion zatangiye kabisa, noneho uraza kumwica umuzungu, uraza kumwica hagaze. Ndamubwira ni mwereke ibyo yigize sha, amafaranga badutwaye muri pre-season mu cyumweru kimwe bagomba kuba bamaze kuyadusubiza. Hanyuma ati umva ahangaha uzamwica kabisa n'ibiki. Urumva ko ibintu ntago byari byoroshye kabisa, abantu barije baba bishimye. Nibyo mbabwira rero, ndashaka kubaka groupe, ndashaka kure mu muryango, nidushaka turi abantu 500, nidushaka turi abantu 1000 muri groupe bakora bakabona amafaranga byibuze. Ukabura umuntu udahora n'utubazo tw'amafaranga, urahamagara baronaka ngo nguriza amafaranga kandi warigeze gutunga amafaranga. Niba ufite amafaranga ndakwigisha gukuba amafaranga, gukorera amafaranga uyakoresheje ariko mu yandi. Bya bindi bakubwira ngo ndakwigisha gukorera amafaranga udashoye ntago bibaho papa, bababeshya ntibibaho. Nta business idasaba gushora, nta business ushobora gukora amafaranga wowe ngo ntacyo watanze. Niba ushaka kugira icyo ubona ugomba kuba wagira icyo utanga. Ibijyanye na groupe rero ndumva mbitinzeho cyane, munyemere noneho tuzamuke mu mupira muri shwa deal cyangwa se football predictions z'uyu munsi. Ariko mbere yuko mbivaho, niba ushaka kujya muri groupe ya VIP nuko twandikira kuri ya nimero yacu ni 0794486332. Icyakoze utwandikira utubaza ibisobanuro ati se muraho nitwa runaka ndashaka kujoininga groupe yanyu ya VIP. Numvishe ko hari amafaranga umuntu agomba kuba yitwaje, numvishe ko hari kacya
icyayi cyangwa se coffee umuntu agomba kuba abagurira, ese nakangana gute, na amafaranga ngahe umuntu aba asabwa. Hanyuma twebwe icyo dukora turagusobanura neza mu masegonda 5 cyo twandikira tuba twamaze kugusobanurira neza cyane, tukukubita graphic design, tukubita ka graphic ka design ninze neza cyane, gasobanura uko muri groupe dukora, uko ibintu biba bimeze, ibiciro byo kujyamo, maze ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Nimukangwe n'igiciro plito, kubera ko niba nabateguje ko season itangira rwose turi buzamureho gatoya kabisa, so twazamuyeho gatoya, ariko byose ni mu nyungu z'abakiriya bacu, byose ni mu nyungu zanyu, ni mwebwe tuba dutekerezaho. So twandikire rero kuri iyo nimero, maze ubundi tubane 5 kuri 5. Nyemerera duhere kuri match yo mu gihugu cy'Ubwongereza iri bube ku saa 9 Nottingham Forest iraza ko yakira equipe ya Brentford. Hanyuma equipe ya Nottingham Forest na equipe ya Brentford, icyo nakubwira cyo nuko byibuze mu mikino 5 iheruka kubahuza aba batipe bombi, Brentford yatsinze imikino byibuza 3, hanyuma Nottingham itsinda umukino umwe, babasha kubabanganya undi mukino umwe. Icyo ndibuze kugusaba muri uno mukino nukuza kwigura over ya 1.5. Twazamutse ku yindi match iza kuba ku isaha y'isa ku 9 zuzuye n'ubundi i Kigali, equipe ya Chelsea Football Club cyangwa se The Blues iraza kuba yakiriye equipe ya Crystal Palace in London derby. Ayose nama equipe ya London, ariko baraza kuba bakina ku kibuga cya Chelsea bakita Stamford Bridge. Hanyuma equipe ya Chelsea rero irahabwa amahirwe cyane, cyane ko umusore nka Ebereche Eze wa Crystal Palace nimero 10 wabo basanzwe bagenderaho cyane kabisa mu bijyanye no kwataka, afasha uwitwa Jean-Christophe Matata ndetse n'uwitwa Ismail Sarr. Hanyuma uwo musore rero araza kuba adahari kwitewe nuko bamuhaye uburenganzira bwo kuba yarangiza ibibazo bya transfer yo kuba yakerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu mukino rero wa Chelsea n'ikipe ya Crystal Palace, reka nze kugusaba kuza kwigorera Chelsea gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya, ubwo ni double chance ya Chelsea, ariko nayiguze gutsinda nago nagutera amabuye. Reka tuzamuke cyane ku isaha y'isa 11 n'igice, ni match kadondora, ni match abantu benshi bategereje. Mumanike mikono muzamune match kabisa, muzamure ibiganza twakire match ya Manchester United iribuze kuba yakiriye equipe ya Arsenal. Ndakeka Afrika yose kabisa, abantu benshi muri Afrika bafana umupira w'amaguru, ndabizi bakunda aya ma equipe yombi uko ari abiri. Niyo ma equipe afite abakunzi benshi cyane ku mugabane wa Afrika, cyane mu bihugu nk'u Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, na aya ma equipe rwose usanga yihariye abafana. Nizere yuko nawe akajezi kawe baguteretsemo ukaza kwifanira equipe wikundira. Ese niki wamenya ku statistique hagati ya Arsenal n'ikipe ya Manchester United? Ikintu cyambere no nakubwira nuko equipe ya Manchester United mu mikino 5 muri championnat kabisa, icyo bita Premier League, nagize gutsinda Arsenal kuko yatsinzwe inshuro enye, babasha kuba banganya inshuro 2. Byibuza Arsenal nta mukino numwe yigeze buri gitego muri iyo mikino 5 ikina n'ikipe ya Manchester United, mu gihe Manchester United yo nayo umukino utabonye igitego ari umukino umwe. Urumva ko rero match ama equipe yombi abagomba kuba abonamo amagorazo. Uyu mukino rero prediction yanjye reka nihute nkubwire ko ndibuze kugusaba kuza kuba wigurira over ya 2.5 goals monami. Uretse ko hari indi prediction tugira yo kwigurira corner, tukavuga turaza kugura corner ko zibuze kuba zigera ku 9 muri uyu mukino. Reka tuzamuke tujye mu bindi bihugu rero, ndumva mu Bwongereza tuhasohotse amahoro. Reka turebe kuri match zo muri Espanya, championnat y'igihugu ya Espanya. Equipe ya Athletic Club de Bilbao iraza ko yakira equipe ya Sevilla. Ayo mukino rero ndaza kuza kuba ngusaba kuza kugura Athletic Club de Bilbao kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ikawunganya Monami, kubera ko equipe ya Sevilla rwose nago iri kuri level cyane, ariko nayo yakika mata gusa wowe wiguriye double chance equipe ya Bilbao. Hanyuma si yo match dufite muri Espagne gusa, kubera ko dufite ni match ya Atletico Madrid iribuze kuba yasuye equipe ya Espanyol de Barcelona, maze ubundi nze kuza kugusaba equipe ya Diego Simeone kuza kuba ibona ibitego bibiri over 2.5 goal over 1.5 goals ku ruhande rw'ikipe ya Atletico de Madrid. Nyemerera tuzamuke mu gihugu cy'Ubufaransa ku isaha y'isa 2:45 equipe ya FC Nantes iraza kuba yakira equipe ya Paris Saint-Germain. Equipe ya Paris Saint-Germain rero niki isura equipe ya Nantes, icyo bamenye nuko Paris Saint-Germain irahabwa amahirwe menshi cyane kuri uno mukino. Abasore bayo bose nk'aba Abalde, Bakora, Desire, Doué, Ousmane Dembélé ugomba gutwara Ballon d'Or y'uyu mwaka baraza kuba bahari cyane kabisa, basura kano gatimo ka Nantes. Umusore wanjye Kivisha Khalafteria kabisa araza kuba ari mu kibuga, nawe murumva ko ibintu binago bibuze kuba byoroheye equipe ya Nantes. Gusa ubwo Paris Saint-Germain iruka ku kibuga cya Nantes ari ku itariki 22 z'ukwezi
z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 babashije kuba banganya igitego kimwe kuri kimwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 2024 birumvikana n'ubundi ni season ishize banganyije nabwo igitego kimwe kuri kimwe ipari de prince icyakoza indi mikino yose itatu yaherukaga cyangwa se ine cyangwa se itanu ine kabisa equipe ya Paris Saint-Germain yari yabashije kuba iyitsinda kandi yose ikayitsinda byibuza hejuru y'ibitego bibiri. Hanyuma equipe ya Nantes yo iheruka gutsinda equipe ya Paris Saint-Germain hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 equipe ya Nantes yatsinze equipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3 kuri kimwe. Uyu mukino rero ndaza kugusaba kugura Paris Saint-Germain gutsinda umukino nta kindi kintu wongeyeho kabisa. Nyemera tuzamuke mu gihugu cy'Ubutaliyani hariyo icyo bita Coppa Italia n'igikombe cy'igihugu. Equipe ya AC Milan iraza ko yakiriye agakipe ko mu cyiciro cya gatatu kitwa Bari FC. Ndaza kugusaba rero AC Milan kuza gutsinda mu gice cya mbere ibyo bita half time win ya AC Milan. Nyemerera shwadiru zanjye z'uyu munsi nzisoreze mu gihugu cya Turkiya. Hanyuma ariyo match ikipe ya Beskiras Istanbul iri buze kuba ikina n'ikipe ya AU Sport. Ekipe ya Beskiras rero iraza kuba itera match kuri uyu munsi. Ndaza kuza kugusaba kuza kugura Beskiras to win 0794478 bana natwe muri groupe ya VIP twandikira tubaza ngo bisaba iki maze ubundi buri munsi tujye twibyinira yoro ngo igihe cyanjye niki ndambura amababa maze nigurukire yoro twandikire rero tubashe kuba tukuhindurira kabisa nawe umwe mu bantu bari mu muryango wacu mu by'ukuri dushaka kubaka famille y'abantu b'abagabo bafite amafaranga nta mpamvu yo guhora utaka umugore akubaza iki musigana n'umugore ngo amafaranga yakoresha nabi abagore banyu bari kuri stress reka umugore wawe aryama sinzire papa aryama sinzire yirotere neza kabisa arota Imana kubera kavuga ati Minerval rishyuye abana kabisa ewana ibintu bimeze neza inzira ishyuye imyaka 10 cyangwa se turi no mu nzu yacu ewana muri aryama sinzire imodoka irimo essence full tank. Twandikire rero ube umwe mu bantu dushaka kugira mu by'ukuri ko bazajya bahora bafite ku amafaranga iyo yafite mu by'ukuri nakandagira ukumva ko umeze neza. Imana ibarinde ndabakunda cyane mujye mwibuka no gusenga Imana niyo mugenga w'ibihe byose niyo mugenga w'ubuzima bwacu bwose tutayifite ibi byose turimo tuvuga ntago twabasha kuba tubigeraho. Reka rero tuze gusubira ku munsi weje muri video zo ku munsi weje mbanaririza umunsi wa mbere wa Premier League se dusigiye iyihe shusho noneho nayahe mahirwe na makipe twahereza amahirwe. Reka mugire icyumweru cyiza. Ciao meza me.